Shalom shalom, Yesu ashimwe cyane. Twongeye kubaha ikaze mu izina rya Yesu. Imana ibaho umugisha kuri mwebwe mwese mukomeje kubana natwe kuri Ndika Gospel TV. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Turabashimiye ko mukomeje kudukurikira. Ibingibi bigaragaza ko by'ukuri muri guhabwa umugisha n'ibiganiro n'inyigisho binyura hano kuri Ndika Gospel TV. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Uyu munsi tugiye kuganira kuri topic nziza cyane Imana dushyize ku mutima kugira ngo tuganire. Turaza kuba turi kuganira kuri teme ivuga ngo Imana yaguhinduye kuba ubuturo bwayo, cyangwa se Imana ituye muri wewe. Uyu munsi ntago bikiri ngombwa ko wirukanga mu misozi ujya gushaka Imana, ntibikiri ngombwa ko wirukanga hirya no hino ugiye gushaka Imana. Imana ituye muri wewe. Yesu ashimwe cyane. Niyo wafata umwanya ukajya ahantu runaka kwiherera, ntabwo uba ugiye gushaka y'Imana. Oya, wenda ni ukugira ngo ufate ibihe byo kuba uri wenyine uri ahantu hatuje, ariko Imana ituye muri wowe. Nibyo tugiye kuganira muri uyu mwanya, kandi ndizera ko turi bubashe guhabwa umugisha n'iri jambo ry'Imana. Imana ibaho umugisha rero. Niba ari rya mbere ubanye natwe kuri Ndika Gospel TV, ndagusaba kugira ngo ubanze ukande kuri subscribe, kuko igihe cyose dusizeho ijambo ry'Imana cyangwa se amasengesho runaka uzajye ubikurikirana. Imana ibaho umugisha. Nagira ngo dusenge twinjire mu ijambo ry'Imana. Ndabizi neza ko Uwiteka Imana araza kutuganiriza, kandi niba udukurikiye ugwaye cyangwa se utameze neza, humura, Uwiteka ari kumwe nawe kandi yiteguye kukugirira neza, yiteguye kugutabara mu izina rya Yesu. Ibibazo byose ufite, humura, Imana irabizi. Komeza kwizera, komeza kwiringira Imana. Hari ubutabazi Uwiteka Imana ari buzane mu nzira zawe. Icyo nzi cyo nuko gusa Uwiteka araza kugutabara kandi araza kukugirira neza mu izina rya Yesu. Haleluya. Mana, turagushimiye kuri Imana igira neza. Turagushimiye kuri Imana ikomeye. Turagushimiye kuri Imana y'ubutware. Turagushimiye kuri Imana y'imbaraga. Izina ryawe rihabwa icubahiro Papa. Urakoze kongeye kuduha umwanya mwiza wo kuganira ijambo ryawe n'ubwoko bwawe. Haleluya. Mana, turakwingize ngo uvugane natwe, vugane n'imitima yacu Mwana, vugane n'imitima y'abantu bari hano mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Mana igira neza. Ndasenze kugira ngo wigaragaze nk'Imana. Haleluya. Abagwayi bahe gukira, abafite ibibazo bitandukanye Mwami bikoreho. Oh haleluya. Mu izina rya Yesu, imbaraga zawe zigenda zisanga abantu bawe Mwami. Urakoze, reka uvugane natwe mu ijambo ryawe. Abagiye kubyumva bose bagire neza. Icyubahiro gikomeze kuba icyawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Tugiye kuganira kuri topic ivuga ngo urubuturo bw'Imana. Imana ituye muri wewe. Haleluya. Hari ibintu byinshi abantu bagiye bumva cyangwa se bagiye bigishwa, ugasanga rimwe na rimwe niyo abantu bageze mu rusengero barahubashye cyane. Iyo mvuga urusengero ndavuga mu nyubako, mu nzu duteraniramo. Iyo abantu bahageze bagenda baciye bugufi, bumva nyene abana bagiye guhura n'Imana mu buryo bukomeye cyane, ariko bakirengagiza ko Imana kuva kera hose yari ifite gahunda yo gutura mu mitima yacu, kandi ibyo ngibyo mu isezerano rishasha Imana yarabikoze kugira ngo ibashe gutura muri twebwe. Kera abantu bari bafite uburyo bashakaga Imana, bazamukaga imisozi bakagenda hirya no hino kugira ngo baje guhura n'Imana. Ariko ubu mu isezerano risha ntabwo Imana ifite ikibanza runaka, ntabwo Imana iri mu musozi runaka, ntabwo Imana iri mu muvumo runaka, ntabwo Imana iri ahantu runaka, ahubwo Imana yahinduye ubuturo, yemera kuza gutura mu mitima yacu, iturana natwe kugira ngo ibane natwe. Ndagusaba kugira ngo bino bintu ubyumve cyane. Turagenda we natubyumva cyane, tubivana mu byanditswe byera. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Iyo usomye ijambo ry'Imana usanga Imana yari ifite umugambi kuvana kera wo gutura mu bantu, wo kubana n'abantu. Yesu ashimwe cyane. Iyo usomye mu gitabo cyo Kuva igice cya 25, nubwo twasoma umurongo w'8 tukaza gusimbuka kwa 25, Bibiliya avuga ngo kandi ngo bandemere ubuturo bwera nture hagati muri bo. Imana yifuzaga gutura hagati mu Bisirayeli.
Yesu ashimwe cyane. Usomye ku murongo wa 22 Bibiliya avuga ngo aho ngo niho nzajya mbonanira nawe hejuru y'intebe y'ihongerero hagati yabo bakerubi bari ku isanduku y'ibihamya, niho nzajya nkubwirira amategeko yanjye yose ntegeka Abisirayeli. Iyi ndi Imana ari kubwira Mose, ndifuza ko wubaka ubuturo, ndifuza ko wubaka ahantu kugira ngo nzajye mbonana n'Abisirayeli, nzajye ntura hagati muri mwebwe. Rero iyi ni inkuru dusoma igaragaza ukuntu Imana yahaye igicapo cy'uko Mose yagombaga kubaka isanduku y'isezerano. Isanduku y'isezerano mu isezerano rya kera yarepresentaga Imana, kuko ibintu byose byari biri muri iyo sanduku byagaragazaga Imana, byarepresentaga Imana. Igihe cyose isanduku y'isezerano yabaga iri kumwe n'Abisirayeli, presence y'Imana, ubwiza bw'Imana, imbaraga z'Imana zabaga ziri kumwe n'Abisirayeli. Igihe cyose isanduku y'isezerano yabaga iri kumwe n'Abisirayeli, ni nka Imana yabaga iri kumwe nabo, ubwiza bw'Imana bwabaga buri kumwe nabo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Igihe cyose Abisirayeli batwaraga mu rugamba, basindaga urugamba kubera iki? Kubera ko Imana yabaga iri kumwe nabo. Yesu ashimwe cyane. Iyi sanduku rero yarepresentaga Imana mbere yabaga he? Yabaga mu ihema. Bari barayubakiye ihema bayishiramo, Imana itura muri iyo hema. Iyo usomye amateka uza gusanga Dawidi yaragize icyifuzo, aravuga ngo iyi sanduku y'Imana, iyi sanduku y'isezerano ngomba kuyubakira ubuturo. Usomye mu gitabo cy'Ingoma za mbere igice cya 17 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 5 uraza kubona Dawidi agira igitekerezo, aravuga ngo jewe Dawidi mba mu nzu nziza, yararangije kubaka palais presidentiel, reka nyituko ahantu heza, ubuturo bwiza, ariko yareba isanduku y'Imana akabona isanduku ituye mu ihema. Aravuga ngo ngomba kubakira inzu, ngomba kubakira ubuturo Imana, kugira ngo Imana itura ahantu heza. Agira icyo gitekerezo cyo kubaka iyo nzu. Ukomeze gusoma igitabo cy'Ingoma igice cya 17 tubona Imana isezeranya Dawidi ko haleluya urusengero ruzubakwa n'umuhungu we Salomo. Kubera iki? Kubera ko Dawidi yari yarasesha amaraso. Imana yamubwira ngo icyo gitekerezo ugize ni cyiza cyane, ariko ntabwo ari wowe uzubaka iyo nzu, umuhungu wawe Salomo niwe uzubaka iyo nzu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Izi nkuru mwagenda muzisoma mu gitabo cy'Ingoma za mbere igice cya 28. Imana ishimwe cyane. Imana iramubwira ngo nta kibazo rwose, iyo nzu muzayubake. Iyo nzu bari kubaka rwari urusengero. Amena. Imana ishimwe cyane. Rwari urusengero ubwo Imana yagombaga guturamo, abantu bakajya baza kuramya, bakajya baza kuyisanga, bayisanze muri iyo nzu yubakishijwe n'amaboko y'abana b'abantu. Imana ishimwe cyane. Icyo gihe rero abantu bose bavaga hirya no hino bakaza muri urwo rusengero baje gushaka Imana. Imana idufashe bene data. Uyu munsi hari abantu bagitekereza, bagifite iyo mitekerereze yo mu isezerano rya kera, bibwira ko hari ahantu runaka, hari ikibanza runaka bagomba kugenda bagiye gushakamo Imana, ariko ntabwo bimeze uko. Mu isezerano risha ntabwo ariko bimeze. Imana ntidufite ahantu tujya kuyishakira, ahubwo Imana yahinduye ubuturo, iza gutura mu mitima yacu. Imana turi kumwe nayo, Imana tugendana nayo. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo nzubaka ngo itorero, ngo kandi amarembo y'ikuzimu ngo ntago azabasha kurisenya. Yesu aya magambo yavuga, tugiye muri analize tukareba, nta nzu tubona Yesu yubatse, nta masengero tubona Yesu yubatse, ariko yaravuze ngo azubaka itorero. Itorero Yesu yubatse niki? Ni imitima y'abantu, n'abamwize, n'abigishwa bamukurikiye bamwize, yasize abubatse nk'isengero. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi itorero rya Kristo ni abantu bose bemeye kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, bakamukurikira. Abo bantu bahinduka itorero rya Kristo, bahinduka umubiri wa Kristo. Niyo tugiye guterana ahantu runaka, ntabwo tuba tugiye gusanga Imana, ahubwo tugenda tujyanye Imana iri muri twebwe. Iyo abantu baririmba ngo ahantu hari Imana, hari Imana kuko hari abantu bafite Imana muri bo, abantu bemeye ko Imana itura mu buzima bwabo. Haleluya. Nagira nkwibutse ngo uhindure imitekerereze ikubwira ngo ahantu runaka ni ujya gushakira Imana. Oya, ntabwo ariko bimeze. Imana ituye mu mutima wawe. Umva uko ijambo ry'Imana rivuga mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 7 umurongo wa 48.
ndasaba ngo ibi bintu tubashe kubyumva cyane kugira ngo duhindure imitekerereze yacu, uburyo dutekereza ibintu n'uburyo tubona ibintu, kuko Imana yahinduye ubuturo. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 7 umurongo wa 48, ijambo ry'Imana avuga ngo nyamara isumba byose niba mu mazu yubatswe n'amaboko, nk'uko wa muhanuzi yabivuze ati, ijuru niyo ntebe yanjye, isi ni intebe y'ibirenge byanjye. Ngo Imana ngo ntikiba mu nzu ngo zubatswe, haleluya, n'amaboko y'abana b'abantu. Urumva ko Imana ntabwo ikiba mu nzu zubatswe n'amaboko y'abantu. Niyo mpamvu nakubwiye ngo Imana yaguhinduye kuba ubuturo bwayo. Yesu ashimwe cyane. Ibintu byarahindutse. Imana ntikiba mu nzu cyangwa se ahantu hubatswe n'abantu. Haleluya. Ibyo byabaga mu isezerano rya kera. Niyo abantu bajyaga mu rusengero rwa Salomo bakajya kwikubita imbere yago bashaka mu maso y'Imana. Ariko mu isezerano rishasha, Yesu ashimwe cyane, Imana ituye mu mitima yacu. Niyo tujya guterana, ntabwo tuba tugiye gushaka Imana muri ariya mazu. Imana iri kumwe natwe, ahubwo ni ibibanza twubaka byiza kugira ngo imvura itatunyagira, izuba ritatwica, kandi tugahurira ahantu Yesu ashimwe cyane hatekanye kugira ngo tubashe gusangira iby'Imana, duhugurane, turamye Imana turi ahantu hatuje. Ariko Imana ituye mu mitima yacu. Uyu munsi ushobora gusanga ahantu ari nko muri hoteli, ugasanga bahakorera ibindi bintu, bahava bakahakorera amateraniro. Yewe hari n'ahantu wasangaga hari n'akabare, mu gitondo bakaba ari amateraniro, nimugoroba bakahanywera inzoga, bakahakorera n'ibindi byaha. So aho hantu sinzi ko Imana ariho yabituye, kubera iki Imana isigaye ituye mu mitima yacu. Imana ishimwe cyane. Yesu rero avuze ngo zubaka itorero, ngo kandi amarembo y'ikuzimu ntago azabasha kuyasenya. Mureke itorero rya Kristo rikomere, abiringiye Yesu, abizeye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo bakomere, kuko nimwe torero ry'Imana, nimwebwe buturo bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Now Imana rero yahinduye ubuturo gute? Niyo mpamvu ndi kukubwira ngo ubuturo bwayo ni wewe. Yesu ashimwe cyane. Reka dusome Abakorino ba mbere igice cya 3 umurongo wa 16. Abakorino igice cya mbere, Abakorino ba mbere igice cya 3 umurongo wa 16. Bibiliya avuga ngo ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana, kandi ko umwuka w'Imana aba muri mwe. Haleluya. Ngo nimuzi, wiri para kudusobanurira neza rero, ngo mwebwe mwakijijwe, mwebwe mwamenye umwami Yesu, ngo nimuzi ko muri urusengero rw'Imana, ngo kandi umwuka w'Imana atuye muri mwebwe. Nagira ngo nkwibutse, ndabizi kubizi, Imana ni umwuka. Imana ni umwuka. None Paulo akatubwira ngo umwuka w'Imana utuye muri mwebwe. Kubw'iyo mpamvu mwahindutse kuba insengero z'Imana. Niyo mpamvu iyi mibiri yacu tukwiriye kuyiha agaciro, tukwiriye kuyubahisha, kuko Imana yaduhinduye kuba ubuturo bwayo. Imana yaduhinduye kuba ubuturo bwayo, bene data. Umva ukuntu ijambo ry'Imana ritubwiye kuri 17, umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba, kuko urusengero rw'Imana ari urwera, kandi urwo rusengero ni mwe. Imana ifuhira abantu bakijijwe, bayimenye, barangiza bagafata imibiri yabo bakayitsemba, bakayikoresha ibyaha, bakayikoresha ibidatunganye, bibabaza umutima w'Imana. Kubera kudasobanukirwa ko Imana yaduhinduye kuba ubuturo bwayo, niyo mpamvu abantu benshi bitwara uko bashaka, bagakora ibyo bashaka, bakirengagiza ko Imana yahinduye imibiri yabo kuba ubuturo bw'Imana. Mani tubabarire bene data, igihe kirageze ubwo tugomba guhindura imitekerereze yacu, itubwira ngo Imana ituye mu nsengero. Ugasanga ku cyumweru twakijijwe kubera ko twagiye mu rusengero, byagera ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu tukajya mu byaha, tukirengagiza ko iyi mibiri yacu Imana yahinduye kuba ubuturo bwayo. Naje kukwibutsa mwene data ko Imana yahinduye ubuturo, ituye muri wewe. Uyu munsi uhindura ibitekerezo, ahantu hose uri jya umenya kuri kumwe n'Imana. Imana ituye muri wowe, biguhe guhindura imitekerereze yawe no kwihesha agaciro no kubahisha Imana aho ugeze hose, kuko Imana isigaye ituye mu buzima bwawe. Haleluya. Ngo utsemba umubiri w'Imana, Imana nayo izamutsemba.
bene data, niba tumaze gutara ko Imana ituye muri twebwe, haleluya, ndashaka ko buri muntu wese yitandukanya n'ikintu kidatunganye, kitabereye, kuko Imana isigaye ituye mu buzima bwacu. Haleluya, haleluya. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Imana idufashe kandi itugirire neza. Sobanukirwa ko Imana ituye muri wewe. Yesu waramwakire nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Yesu ni ishusho y'Imana itagaragara. Wakire Yesu, uba wakira ishusho y'Imana muri wewe. Ubuzima bwawe buba bwomatanye n'ubuzima bw'Imana. Mwuka Wera araza agatura muri wewe. Imana iraza igatura muri wewe, igakorera muri wewe, ikagendera muri wewe. Haleluya. Sinzi niba bino bintu uri kubyizera, sinzi bino bintu uri kubyumva, ariko Mwuka Wera bigusobanurire cyane kurenza uko nje nabikubwira. Mwuka Wera bigusobanurire cyane, usobanukiye ko ubuturo bw'Imana ari wewe. Kubw'iyo mpamvu ugende ukiranuka, ugende mu nzira zera, ugende mu nzira zitunganye, kuko Imana ituye mu buzima bwawe. Ntiyakagira umuntu ugushuka ngo ngwino tujye gushaka Imana hariya. Oya, uzaje hariya kubera ko hari umuntu ufite Imana ariyo. Naho imitekezi kubwira ngo ngiye gushaka Imana hariya ngo niyiri, oya, ntabwo ariyo. Kireka niba uzi neza ko ahantu ugiye hari umuntu muri we ufite Imana, icyo gihe uzaje. Ariko ngo ikibanza runaka, ngo hano hantu ngo abantu bahasengeye ngo barasubijwe, ngo Imana ituye hano, oya, oya, oya. Imana ituye mu mitima y'abantu. Imana ituye mu mitima y'abayizeye, y'abayakiriye, y'abayikurikiye. Ese ashimwe cyane. Kandi nusubire kwifata uko utari. Imana yaguhesheje agaciro igihe yemera kuzigatura mu buzima bwawe. Haleluya. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagire neza. Duhindure ibitekerezo, tumenye ko Imana isigaye ituye mu buzima bwacu. Yesu ari muri twebwe, Imana iri muri twebwe, Mwuka w'Imana ari muri twebwe, bakorera muri twebwe. Niyo mpamvu duhagarara tugashikama tugakomera, kuko tuzi neza ko Imana iri mu buzima bwacu. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagire neza. Urubuturo bw'Imana. Reka dusenge. Haleluya. Data, ndagushimiye mu izina rya Yesu. Ndagushimiye ko wahinduye ubuturo uza gutura mu mitima y'abakwizeye. Ndasengeye umuntu wese udukurikiye Mwami, wakwizeye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, asobanukirwe neza ko utuye mu buzima bwe, utuye muri we. Atangire kugenda nk'umuntu ufite Imana muri we. Atangire gukora nk'umuntu ufite Imana muri we. Haleluya. Urakoze Mwami Imana kubw'amagambo meza utwigishije uyu munsi. Reka udusobanurire ibirenze Mwami Imana ibyo tuvuze hano. Mwuka Wera akomeze kuvugana natwe, aduhishurire amabanga menshi. Uzoba ukoze Mwami w'abantu. Ndasengera abantu badukurikiye, ubaha umugisha kandi ubagire neza. Mbaraga zawe zikomeze gukora mu buzima bwabo, ukora ibitangaza hagati muri bo, bamenye ko uri Imana igira neza. Icyubahiro gikomeze kuba icawe ubu n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo dusenze kandi twizeye, amen. Haleluya. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Mukomeze kwiringira ko Imana yabagize ubuturo bwayo. Nimusubire gutega ubwoba n'ikintu na kimwe. Yesu abahe umugisha kandi Yesu abagire neza. Mwibuke gusangiza abandi ijambo ry'Imana kugira ngo nabo bahabwe umugisha. Mwarahezagiwe. Shalom, shalom.